Twongeye kubaha ikaze turabasuhuje bakunzi bo ku Mucyo School TV. Aka ni ka kanya tugarutse mu kiganiro ngo twongere tuganire duhane ibitekerezo mumenye bimwe mu byo mwibaza no mu byo mugenda mutasobanukirwa neza kugira ngo tubiganireho duhanahane ibitekerezo kugira ngo twubake ejo hacu hazaza hakomeye cyane. Tubahaye ikaze rero, njyewe ni Jeanne Paul nkaba ndi kumwe Peter Messier Jean Pierre. Rero bantu bamwe na bamwe bamaze iminsi bibaza si Jean Pierre ko mu biganiro twagiye dukurikirana yavuga ko agiye kuzaba umuyobozi w'ishuri, none tukaba twumva ari mu bintu byo kwamamaza, ari mu bintu byo kogeza imipira, ari mu bintu bijyanye n'itangazamakuru. Ese aho ntiyaba agiye kuba avuye mu by'amashuri akigira mu itangazamakuru? Kuko abantu benshi bumvisha ibiganiro bigiye bitandukanye byawe aho uri kogeza imipira, aho uri mu itangazamakuru, mu ma interview, batekereza ko rero ushobora kuba ugiye kuva mu bintu bijyanye no kwiga. Jean Pierre nguyu rero natusobanurire se impano yo afite izindi mpano, ese impano y'umupira yarizanye cyangwa se yari asanzwe ayifite ngo nuko atayikoreshaga? Ariko abantu benshi baranakibaza ngo ese ntabwo ugiye kuva mu bintu byo kwiga nk'uko wari watangiye kwiga ukaba ugiye kubivamo ukegera mu itangazamakuru? Abantu bafite ayo matsiko yo kugira ngo baragira ngo bamare izo mpungenge. murakoze cyane nanjye mbasuhuza nari mbakubwiye kandi ndabakunda cyane. Waje muri inshuti zanjye. I love you so much. nakongeza karari kirahari cyinshi cyane. Abantu rero iby'imipira kuko bamaze iminsi baritindaho, noneho byakubitiye kuri uriya mupira w'Umucyo School na Fruits of Academy, ahubwo ushatse wababwira nabo bawusanga. uriya mupira mwawusanga ku Mucyo School TV. Ni umupira warebwe cyane n'abaturage bo ku Gisozi n'abandi bantu bo ku Gisozi bo baba bari kuri tele, ariko abandi bawukurikiranye nyine ku mbuga nkoranyambaga nk'ibisanzwe. Ariko bumvisha uwitwa umunyamakuru ngo gumya usenge bibaza murakoze cyane. Mboneyeho rwose kubashimira uburyo ki mwashyigikiye iriya mpano. Tubibutse kandi tujya tubibutsa ko dukorera mu mujyi wa Kigali. Turi mu mujyi wa Kigali aho uri hose, mu burasirazuba, uburengerazuba, amajyepfo cyangwa amajyaruguru. Turi ku Gisozi mu mujyi wa Kigali niho tubaye. Imipira rero kogagiza imipira ni impano mfite, ni imwe mu mpano mfite. Ese bara ni imipira gusa cyane ibindi byose bijyanye n'itangazamakuru urabikora? Yes, urakoze cyane. Nibyo kuko bajya babikurikirana nyine. Rero mfite impano nyinshi nuko ziriya arizo babonye, ahubwo nuko impano ziri muri ngewe zagiye zabuze support. Ubundi mfite impano nyinshi nanjye ndazizi niriya rero ndabizi ko nyifite. Rero ntabwo ndibuze kuva ku ntego n'ubundi mfite zo kuzaba umuyobozi ikigo cy'amashuri. Urezi ndabukunda cyane, mba numva mfite ibitekerezo ngomba kuzashyira mu bikorwa. Hanyuma rero batekereza ko none byaba byarabangamiye imyigire ngo nkaba amanota cyangwa umwanya. Ndasaba kameramani rwose aze kutwereka birote yawe. Ikimenyimenyi dore ejo bundi se ntimuzi ko twafashe amanota nabaye wa mbere n'ubundi n'amanota 98 rwose. Gerageza udushyirireho iyo birote. Wenda ababyeyi nsaba ababyeyi ni excuse bambabarire kubura amanota 2 kuko ubundi isezerano mba nabahaye ni ryo kuzana 100. Nta mubyeyi ujye wishyura minerivare ayishyuriye umwana ngo abura amanota. Rero nabonye 98. Ababyeyi niyo birote mbazaniye. Murakoze cyane, ntabwo ndi gusubira inyuma rero. Nkuko bigaragara byo turabona ko waratsinze. Ahubwo se ari amanota 2 turayabaza ndi mu kiganiro cy'ubushize waravuze ngo aya manota umwana yabuze ngo bayabaza n'umubyeyi ugomba kuyabazwa kuko hari igihe umubyeyi abigiramo uruhare. Aya 2 hari ubwo turayabaza umubyeyi cyangwa niwe turazi kubita izo nkoni? Ari amanota 2 ubundi wayabuze. Umubyeyi wanjye ntako abatagize ariko hari igihe ava ku kazi urabona ugasebeje abasaza n'abakecuru. Hari igihe ava ku kazi ananiwe nawe akibagirwa ko agomba no kumfasha homework rimwe na rimwe. Naho babiri rero ababyeyi twese tubigendereho. Naho babiri yarengeye kuva tunaniwe ntigakurikirana abana. Ibyo byo kuva ku kazi munaniwe nimudufashe homework. Naho babiri yagendeye. Nako nzagerageza ubutaha nyakuremo. Ugira ngo bari abasaza udakomeza kubasebye. Se Jean Pierre ko tubona ugira amanota meza, ubundi abanyeshuri bagenzi bawe bo
uri kubafasha gute? Kuko ndabizi nubwo ubona 98 ntibujije ko hari ubona 50 cyangwa 60. Ngaho mvi iyo interivale barabafasha gute? Ni icyo ukora kugira ngo bagenzi bawe nabo bazamure? Ibi bintu nabitekerejeho cyane, ndavuga nti ahubwo nanereke n'ababyeyi yuko ko burya hariho ikintu cyitwa kugira impano yo gutanga ibintu ufite. Ibyo ufite muri wowe ukamenya kubiha abantu, nabyo ni impano. Rero njya mfasha abana, n'ubu ngubu ndafite abana nka 4 ndimo kwegera, ndimo coaching, ibyo bita coaching, mu rwego rwo kwereka iwabo ko ndabasha kumbashije umbyiyumva ko mfite ubushobozi bwo kuba nagerageza nkafasha abana nabo bakazamuka bakabona amanota nka yayandi mbona. Nicyo ndimo mfasha abo bana rero, kandi nzakomeza no kubikora rwose. Buryo umwana sakazana amanota nk'ariya minsi yenjya nzana, rero ndabikora kandi ndanakomeje mu rugendo rwanjye rwo gufasha abana ngo ndebe ko bazajya babona amanota nk'ayo yanjye. Yego. Uvuze ku kintu cyo gutanga, bituma ntekereza ko tuzagaruka ku kintu cyitwa gutanga. Hariho abantu bumva ko umuntu atanga icyo yabuze icyamaza cyangwa yasaguje. Kandi mu by'ukuri hanze ahangaha hariho abantu bakeneye gufashwa. Ku buryo burya muri karitsiye murimo wa muntu urimo ushonje, abantu begeranyije igiceri cy'100, wa muntu bashobora kumugaburira ukwezi nawe ari gushaka ikindi kintu wenda yakora kizajya kimufasha mu buzima. Ariko abantu na n'izi saha baracyumva ko batanga ibyo basaba. Ibaze rero utegereje kuzafasha ari uko wabonye 110%. Abantu bakwiriye kwigishwa nyine kuri icyo kintu kireba gufasha. Hari igihe biba biterwa no yenda n'amakuru makeya cyangwa no kutigishwa, bene uhari unamwegera ukamwigisha ugasanga habonetse impinduka. Ariko nanone burya gufasha cyane bikaryoha iyo ubikoze kuko umutima ubiguhase kubikora. Ubikoze nk'impano rwose, atari ukubikora kuko ubihatirijwe ko wagiye mu mibare myinshi cyane. Urakoze. Reka tugaruke ku kintu kijyanye n'uburyo ufatamo imyanzuro. Mbabarira umbwira imyanzuro ujya ufata. Hariho abantu ndegeza guhura numva bavuga atari kurambuka baze gufata umwanzuro. Umuntu wafashe umwanzuro wo kujya mu ishuri ku myaka 38 ati ngiye kuba umuyobozi. Rimwe na rimwe waba uri nko muri bisi babona video yawe atari tuyu mugabo gutafata icyemezo kiremereye gutyo. Ubundi tubwire nk'imyanzuro nk'ine waba warigeze ufata ukavuga ati mva ndayifasha. Kano kantu ko kujya ku ishuri kakombetsa abantu cyane, kandi abantu cyane hano hose umuntu wese tuganiriye rwose ubona atabyumva. Ntago nongere no kubabwira n'uyu munsi hari abantu batarabyemera, kuko hari abantu babambira bati abeshya we ntabwo uri mu kazi ka leta. Barabivuga mu Kinyarwanda gutyo mbivuze. Akazi rero ka leta bakora muri ubwo buryo singazi, ka leta gakorerwa ku ishuri. Yego, ariko ati wowe ntabwo uri umunyeshuri, bati wowe ubwo hari urahari urimo urakora akazi. Bati cyangwa se diregiteri niwe arimo araguhemba ngo ugende ngo mukorane. Amakuru menshi cyane. Reka mvuge ku cyo warumbajije rero. Imyanzuro ndi umuntu utinda gufata ibyemezo, ariko nkabifata ko gutinda byo mbyihisiho mu bukererere. Utinda uri kubikaza. Mu gutinda rwose gufata ibyemezo mbama. Ariko reka ndebe nk'umwanzuro naba narafashe wa mbere. Nk'umwanzuro wo gufata icyemezo cyo kujya i Kigali nta muvandimwe amasanga, nta nshuti. Muri 2002 mu kwa 4 ku itariki enye ku wa 4 saa 12:30 z'umugoroba nari ngeze mu mujyi wa Kigali. Umwanzuro wa mbere nuko kuza. Ariko ukiraho gato aho ntiwaba waraje nka babandi baza kuyipine cyangwa kuyikamyo y'amakara bakaza bitendetse mpaka ni Kigali. Ako nabo barahageze baje muri ubwo buryo, ariko barageraga rwo buryo najemo. Nateze twegerana izitwaga hiyasi, ntendeka hejuru ya moteri nanishyuye yaje. Kibuno kirashyuha, bazana ibitambaro bitoze bageraho birashyuha ndashyikyo. Sinjye wabonye nagera i Kigali umuntu rero waje kuri moteri ishyushye ityo, kandi nta n'umwanzuro ufite wo gusubira. Ngeze i Kigali nkora amezi 3 bamemba 2,000 byanjye 2.
uwo ni umwanzuro wa mbere wo kuza i Kigali. Uwo mwanzuro wa mbere numva nafashe mu buzima. Umwanzuro wa kabiri rero ni kuguma i Kigali igihe nari maze kuburaho akazi. Nakoze akazi ko mu rugo ndetse igihe imyaka igeze yari kuri 3, ariko biza kugeraho naka kazi aho ngiye kugasaba bati ejo umukozi twaramubonye. Uwo mbwe ntindangira akazi ati n'ukuntu nta kazi ufite, n'ukuntu disi umuturanyi yahoze ashaka umukozi, tireka njye kukubariza aho bambarije ati nsanze bamubonye, nsanze ejo baramu abana batitu simusohokamo no mujyi ndagumamo kama mbaye mbere nka wa muhanzi waririmbye ya ndirimbo tuyu mujyi wabaye super deep n'ubuki. Urumva cyane cyane ko n'abantu twaziye rimwe mu mujyi wa Kigali. Kusaziramo harya nk'iki kareka n'abantu twaziye rimwe muri uyu mujyi wa Kigali bose basubiyeyo ariko urakaniye kiza kunkundira rero nkubamo rwose none murimo. Hanyuma umwanzuro wa gatatu naba narafasheho mu buzima ni umwanzuro wo gushaka umugore. Kubera iki mbyita umwanzuro? Kubera ko abantu benshi icyo gihe baravuga bati ntitubishaka. Wibaze ko hariho umuntu umwe no ku Gisozi wari inshuti yanjye, famiye imwe ari inshuti yanjye, barambwiye bati nuramuka uzanye uriya mugore ntituzakwemerera ko ujya mu rukiko, nta kiliziya tuzakwemerera ko ujyamo, keretse nubanza ukatwica. Bati muri iki gihugu ho ntibizakunda ayanjye. Rero abantu benshi cyane n'abahanuzi bageragezaga kujya mu mwuka nkagira nk'abacicikisha nkababwira ati yewe gahunda mfite ni uko umurongo nakunze mba nakunze. Biza kurangira rero koko ntitaye ko by'abantu bambwiraga umugore ndamugira umugore. Uwo ni umwanzuro wa gatatu. Ubwo bivuze ngo na babandi baca intege nabo bashyiremo imbaraga. Niba bumva bafite urukundo barimo neza bashyiremo akabaraga. Hano yabamba bakunze umuntu ngo barakubujije ibikiza. Umwanzuro wa gatatu, uwo ni uwa gatatu mvuze. Umwanzuro wa kane ni uwo kujya ku ishuri. Abantu bose nagiye nganiriza mfite igitekerezo cyo kujya ku ishuri, basangaga batabyumva, bafite izindi nama bampa. Kandi abantu bafite inama zica intege baba bafite amavuta yo kubara inkuru, baba bafite ingingo ziruta iz'abacamanza cyane. Ubwo rero fayino nyine ko nari narabigambiriye, narabanye nabyo imyaka n'imyaniko, igihe cyabyo nabonaga kigeze. Ati mushyigikire tu. So mfata icyemezo ndagenda njya ku ishuri kwigana rero n'abana ubyaye utwana dutoya koko kuriya kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu aho tugenda abandi ku ishuri. Ninkora agakosa mwarimu agakina ko ncisha akanyafu nta kibazo. Uwo ni umwanzuro wa kane nafashe. Umwanzuro wa nyuma rero umwanzuro wo gufata icyemezo cyo gutandukana n'umugore. Ni umwanzuro wantwaye igihe kirekire. Mu myanzuro ushobora kuba yaranamvunye, niwo mwanzuro waba waramvunye, ariko fayino mushyira mu bikorwa. Murakoze. Ndi umuntu utinda rero gufata ibyemezo, utinda gufata imyanzuro koko, nkatinda mbyiyiziho 100% nakwitangira ubwo buhamya ndiyizi. Ariko iyo mufashe mba mufashe. Ikintu tuzakigarukaho tubwire ubundi se n'ibiki bishobora gutuma umuntu atandukana n'undi. Tuzakigarukaho. Ariko ukiri aho ngaho mbwiye imyanzuro iremereye wafashe, ese ntawe waba warigeze ufata uremereye ngo nyuma wicuza? Kuko hari imyanzuro abantu dufata rimwe na rimwe ntibita kutaremereye nk'iya Jean Pierre, nyuma y'akanya atari ko buriya iyo mbimenya ati buriya none se wowe nta mwanzuro wigeze ufata kuvuga ati ndagufasha ariko nyuma ukaza kuvuga ati ese kubera iki? Ndaje ngavuga ariko hari akantu nibutse ndaseka, ngabavuga akantu nibutse ndaseka. Nigeze kubabwira ko nigeze kuguma i Kigali, ko nafashe icyemezo cyo guhama ino hano i Kigali. Hari ahantu hatazi ukuntu inzara iryana, inzara iry'umuntu agasigarana impano yo kurondora ibyo kurya. Ingo zose ubonye ukajya uzibonamo ibyo kurya, uri rugo rubonamo inyama, umuceri n'amafiriti. Icyo gihe narondoraga ingo zo mu mujyi wa Kigali mw'ibyo kurya. Reka nigarukire muri cya kintu rero warubaje. Ukomeje kuri icyo kintu nanjye numva nasa nk'ukivugaho ikintu cy'inzara. Ariko hagati aho nanashimira umuyobozi wacu w'umurenge wa Gisozi. Umuyobozi w'umurenge wa Gisozi aherutse gutembera mu bigo by'amashuri. Hari ibigo yasanze abana batari kubona ibyo kurya saa sita. Ni ukuri yaraje yaganiriza abayobozi b'ibigo by'amashuri bya pirive, hahandi umwana ajya ku ishuri yishyuye 80, 100, magana angahe. Ntabwo atari ko buriya bari abana mufite mu bigo byanyu, buriya mwana ntiyabona igiceri cy'ijana. Bakibona baravuga bati se niba yabona igiceri cy'ijana, ntabwo umwana mwamutuma icyo giceri cy'ijana mu rwego rwo gufasha bari abana batari kubona icyo kurya saa sita.
mukabyegeranya. Ibaza rero abo bana ukuntu bangana muri Gisozi, baramutse begeranyije icyo giceri cy'ijana bashobora kugaburira bari abana mu gihe kingana n'ukwezi. Harimo inkunga iremereye cyane. Umuyobozi w'umurenge wa Gisozi n'ukuri turamushimiye cyane, kuko icyo gitekerezo ni igitekerezo cyiza, kandi ibigo by'amashuri byo muri Gisozi ndabizi neza ko bazagikora neza. Icyo gikorwa ni ikintu bishimiye nabo ubwabo, baravuga ati umuyobozi wacu aduhaye agatekerezo keza ko gufasha. Kandi burya gufasha ntabwo ari ibya mirenge. Burya ushobora no kuba ufite 500 wayatanga ukaburamiye umuntu, ukaba umusunikiye ubuzima. Ni ukuri ndamushimiye. Kandi burya kwigana inzara ni ikintu gikomeye cyane. Waretse nkavuga kuri icyo gitekerezo cy'umuyobozi w'umurenge wacu wa Gisozi. Umuyobozi w'umurenge wacu wa Gisozi Feste, bravo. Harimo umwuka w'Imana kabisa. Aya mashyi yamuhaye harimo umwuka w'Imana. Umuntu utekereza ku munyeshuri agatekereza ku nzara y'umunyeshuri. Bora nubwo navuze ku nzara, ariko iyo bigeze ku nzara y'umunyeshuri bwo aba ari ibindi bindi. Uzi ko umunyeshuri yashonje agenda mu nzira akajya yumva amavi arimo arahinda umushyitsi gutya arenda kwitura hasi. Uzi ko umunyeshuri afite inzara mu ishuri yicara ngo ari kwiga inyuguti ku kibaho akajya zibonamo izitandukanye n'izo mwarimu yanditse. Gatatu, uzi ko umunyeshuri inzara y'umunyeshuri uzi ko iyo imukubise ari mu ishuri uzi ko ababona ibishashi biri gutambuka by'ibishirira birimo guca mu maso ye. Kane, umwarimu akajya yigisha akagira ngo ari kumwe n'abanyeshuri, kandi umunyeshuri ari hanze y'ikigo arimo aratekereza swati igihe aherukira kurya ukuntu usari buze kuva aho ngaho n'ubundi ntayi bese mwarimu akigisha isomo rikarangira ejo ukazasanga unit yarangiye nta kintu ashobora kubazaho umwana. Feste umuyobozi w'umurenge wacu arimo umwuka w'Imana. Ahubwo nsabe ngo yavuze ngo igiceri cy'ijana, nanjye ndi umunyeshuri umuyobozi wacu w'umurenge ndagushyigikiye, nanjye nzashyiraho 2 umunyeshuri nzashyiraho ibihumbi byanjye 2 nibura, harimo yenda ipura y'umunyeshuri byibura mu gihe kingana. Aba babyeyi rero barerera mu bigo byacu abana bazagenda bakabwira ati nimuzane igiceri cy'ijana. Aba babyeyi nibo basanzwe no mu nsengero tujya tubabona basanganywe umwuka wera w'Imana wo gufasha n'impano zo kwitanga. Igiceri cy'ijana umuyobozi w'umurenge yakoze nyine kutavuna abantu, ariko umubyeyi uri bumve yanakora kwa kundi impano yiwe yo kwitanga no gufasha. Nanjye ndamusabye aze kubikora, rwose yenda igiceri cy'ijana soke ariko 5 se byugira ngo umuyobozi kugira ngo burya hari no bitura mu rusengero, kandi hariya niho no gukorera Imana gutya. Siritu ntajye wenda aze gutekereza atari ko umwana se aramutse asuye mu rugo iwanjye ubundi muri icyo namuzi Imana agihwanye n'igiceri cy'ijana. Ngiye nako niyongere umuyobozi yavuze 100, ariko ngiye ndumva natekereza ntese ubundi uyu mwana ngiye ko aramutse ansanze nko mu rugo yakonsoma 100 ryonyine aramutse asuye, cyangwa ngiye kumusura eske nakitwaza 100 ryonyine. Ngewe rero nsabye ababyeyi ko barenzaho. Umwana naza akakubwira ati ku ishuri batubwiye ko tugiye gufasha abana, bari igiceri badusabye, nubona ufite igiceri wenda bari cyo uzamuha, ariko abonye narenze igiceri rwose 500 rwose no kuri mu bikore, kandi Imana izabaha umugisha izasubiza mwakuye ndabizi. Basanganywe umwuka wera w'Imana wo kubikora, agatekereza atari uko bahamusomesha. Ko mugiye kubikora neza. Bwana Yesu asifiwe cyane rwose ako kantu, kandi Imana ibaha umugisha ko bw'icyo. Cya kintu warubajije rero kirebana no kuba hari umwanzuro naba narafashe nyuma nkagira gute nkawicuza. Ni mu ntega amatwi ukuntu mbayeho, maze kubyitegereza ngiye nasanze nta ngano y'amarira ibaho yazura umuntu wapfuye. Nta no kwicuza kubaho nasanze gushobora kuba kwagarura ibintu byangiritse. Hanyuma ibi bintu byitwa kwicuza, ikigeragezo uko kimeze kose muzabyitegereze, kiraza kikaguho kikakwigaragara uko kibishaka, ariko birangira kigiye kikagira gute kikagusika mu buzima. Nanjye ntabwo njya nicuza. Ntabwo njya, izo ni impamvu mbabwiye zituma ntajya nicuza. Turagushimiye cyane se Jean Pierre. Niba nta mwanzuro wigeze ufata uvuga ati mwanzuro ndagufasha ariko ngo mwicuze, ubundi ni nk'irihe banga wumva ukoresha kugira ngo ufate umwanzuro ariko ntuze kwicuza? Ibanga nkoresha ni iryo ryo gutinda gufata ibyemezo, ukawutindaho ukawutekereza, gutinda rwose, ngo habaho kwihangana, nkihangana. Nageze ngo wenda ni imibanire myiza na bagenzi bawe bituma ntinda gufata ibyemezo, bituma uticuza. Ahubwo reka mpite nkubaza, ese kuri wowe gukosereza mugenzi wawe
ni ryari umenya ko wakoshereje mugenzi wawe? Hari ukuntu abantu tugira amakosa ugakosereza umuntu, ese wowe ni ryari umenya ko wakoshereje ka umuntu runaka? Ese iyo ubimenye, iyo umaze kumenya ko wamukoshereje ukora iki? Abantu ikintu nabonye cyabananiye abo tugihuje, Imana ibampera umugisha, ibintu byitwa kwaka imbabazi, cyane cyane banza hari yaba abagabo yaba abagore, ibintu byitwa kwaka imbabazi umubare munini bagihuriyeho kirabagora, kiranabananira. Ariko gukosa mu buzima ubundi nibwo buzima dukozemo, turi abantu, nta n'umuntu udakosa, ntawe rwose. Ahubwo mbonereho mbabwire ngo ngiye buriya mu buzima sinjya nanga umuntu ukosa. Umuntu ukosa ntabwo ambangamira. Umuntu mbangamira cyangwa umuntu nanga ni inshuti y'amakosa. Gukosa kuri njye ntabwo ari ikibazo, ariko kuba inshuti y'amakosa nibyo bintu mu buzima bimbangamira. Kuba inshuti y'amakosa ubwo ni gute? Umuntu yakoze ikosa, ejo ararisubiriye, ni ikosa rimwe, ntabwo uvuze ngo ni irindi yaguyemo, kabiri gatatu. Kubera icyo umuntu adashobora gukora ikosa, si kuryakira imbabazi ni kimwe, ariko kabiri gufata kuryakira imbabazi nabyo birabananira. Yego. Kabiri rero rya kosa risize rikwigishije iki? Kuki udashobora guhagarara mu vuga uti ubutaha ntabwo nzongera kugwa muri iri kosa? Ifata umwanzuro. Nuko mbanye n'abantu, nuko bintu mbibona, nuko kuko ikosa nayo makuru nkabona. Ese Jean Pierre, ubundi hari umuntu bazote se kuki utakoze gutya na gutya, wenda n'inama wari kumugira kati hoya nagize ubwoba, ese wowe ikitwa ubwoba ucyumva ute? Ubwoba ubundi kuko hariho umuntu ndavuga ati ariko uriya mugabo ni igikuke, banza ntabwo bagira umuntu wafashe uriya mwanzuro umeze ko ari ubwoba kuri wowe ni iki? Ubwoba ngira ubwoba bw'umwambo umwe. Ngira ubwoba bw'umwambo umwe dusobanura inshuti bavandimwe. Burya kubaho mu buzima nta plan B ufite, icyo kintu gikwiriye ko gutera ubwoba. Ngira ubwoba bw'umwambo umwe cyangwa ubwoba bwo kubaho nta plan B. None se wowe ubu ufite plan B, uvuye i Kigali hari indi plan B ugira? Ubwo bwo ntibigutera ubwo uvuga ati ubu ndamutse mvuye i Kigali plan B yabiye? Ubwo ziba zihari. Ziba zihari. Umva mbisubiremo, ngira ubwoba bw'umwambo umwe, ariko murabuzi? Ntabwo murabuzi. Ntabwo tubuza abana b'iki gihe. Wari wajya gucana imbabura ngo usanga ufitemo umwambo. Buriya abasirikare muganiriye yakubwira ari ku rugamba agasigarana isasu rimwe ryonyine. Ndatekereza iyo afite amasasu menshi aba yumva nta kibazo, ariko hasigaranye isasu rimwe kandi ari ku rugamba. Please, kubaho nta yandi mahitamo, nta plan B, nta plan B, ibyo waba urimo byose nibwo bwoba bwonyine ngewe ngira. Ni nacyo mbona kiba cyagakwiye gutera abantu ubwoba. Reka rero dusoze tugira abantu inama bakurikiye kino kiganiro. Abantu bagukurikiye muri iki kiganiro cyose batuganirije, batugira nama ki? Inama naho abavandimwe badukurikiye, Imana ibahe Feste, turabakunda cyane. Inama nabaha se mwoka byara abahungu n'abakobwa mwe, kandebe neza. Inama nabaha ni ugukora ibintu byose mukababo mukwiriye kubabo. Inama naguha ni uguharanira kuntu waba uwo ukwiriye kuba we. Ako si kamwe. Hanyuma aka kabiri, nakugira inama yo kutagira uruhare mu gukerererwa uko ariko kose. Ugukererwa, kuba ari ugukererwa ko mu bantu, kuba ari ugukererwa ko ku bintu ukora. Inama naguha niyo kutabigiramo uruhare, kuko kubaho ko wenda bizabaho, ariko ijana buri gihe ukaba nta ruhare ubifitemo muri iryo kerererwa. Nizo nama naha abavandimwe. Murakoze. Jean Pierre turamushimiye, aratuganirije kandi ntekereza ko mwanyuzwe, nanjye nanyuzwe. Icyakora hari ibindi bitekerezo mwabitwandikira hasi muri comments kugira ngo tuzabisome, niba ari n'ibyo mwifuza ko tuzamuganiriza nanone tuzamubaze. Ikiganiro cyacu nakagaruka, tubifurije ibihe byiza. Imana ibahe umugisha mu bintu byose muri gukora, mwebwe mwagira dukurikiye, aho mugenda hose mwumve ko tubakunda kandi uburinzi bw'Imana buba kuri mwebwe. Bye bye. Nanjye mbabwire ngo ku bwanyu ndishimye kandi ndabakunda. Bye bye. Kuri iki kiganiro cy'abana kuri
Yongwe.